Twongeye kubasuhuza mwese bakunzi ba Kamanzi Official, tubifuriza gukomeza kugira impagarike n'ubugingo, buri wese agubwe neza aho aherereye. Ni umwanya tugiye kubagezaho amakuru akubiye mu itangazo rishya ryasohowe na Pi Core Team, ryasohotse ku itariki 16 z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2025 ku isaha ya saa 11:35 y'umugoroba. Uyu munsi turi ku itariki 17 ukwezi kwa mbere umwaka wa 2025. Iri tangazo rero riragira riti, cyangwa se amakuru agezweho aragira ati: complete actions today. Gira ibikorwa usoza uyu munsi cyangwa se none. Two updates may unlock your KYC application. Ibi bikorwa bibiri, aya makuru tujya kukubwira y'ubwoko bubiri, aragufasha gutunganya KYC yawe. Uti nayahe rero? Reka dukurikire, buri wese atege amatwi yumve icyo itangazo rivuga cyangwa se amakuru avuga, hanyuma tugendane. Ndagira ngo mbasabe ikintu. Mu minsi ishize nababwiye ukuntu muri Pi Network basohoyemo amakuru agaragaza iyo ushaka guhindura nimero ya telefone ibisabwa. None dore ngibi babisohoye mu itangazo. Ngira ngo ayo makuru asohoka nkiyakubita amaso bwa mbere, hari abantu twari kumwe. Harimo umuntu bita Musa, hakabamo umuntu bita Nestor. Abo bantu babiri turi hariya kuri Fantastic nibwo nayabonye, ntangira kuyavuga no mu biganiro. Rero none dore ngaya babisohoye mu matangazo. Noneho rero hari ibintu bisabwa kugira ngo ukore ibintu bibiri: umuntu ufite ikibazo muri KYC cyangwa umuntu utaraverifyinze nimero ya telefone. Muri make aya makuru arareba abantu babiri: umuntu ufite ikibazo cyatumye KYC ye itaremerwa, ndetse n'umuntu ufite ikibazo kuri nimero ya telefone itarabaye verifiye cyangwa itarabaye verified. Reka dusome itangazo. Two new updates may help unlock your KYC application if you take action. Ibi bintu bibiri cyangwa se aya makuru abiri arakureba kugira ngo KYC yawe ifunguke, ugire icyo uyikoraho niba ushobora kugira icyo ukora. Icyambere, first, pioneers who were rejected due to differences in their Pi account name and their real name in ID documents should either spend Pi to update their name or appeal to submit their KYC application. Icyambere kiravuga ngo, ucyumve neza, aba pioneers KYC zabo zanzwe, zitemerewe kubera impamvu zitandukanye kuri konte zabo, kubw'izina cyangwa se kubw'amazina yakoresheje, cyangwa se izina yakoresheje cyangwa izina ry'ukuri rigaragara mu byangombwa bye. Uwo muntu agomba gukora iki rero? Yitegure kugira Pi atanga kugira ngo yemererwe gukosora iryo zina rye, cyangwa se yiregure kugira ngo abone uko yongera gusubiramo iyo KYC. Naguhitiramo kwemera kwishyura Pi. Ufite icyo kibazo niwe biri bufungukire, akanyura mu nzira asabwa guhitamo. Icya kabiri, ngira ngo iki ngiki kirumvikanye. Second, icya kabiri, pioneers can edit small typos up to 2 digits
in their account phone number if it's not verified. Icya kabiri ku bijyanye na phone number verification, umupayoniya namwe mwumva abapayoniyazi bashobora kwandika guhindura imibare mikeya kuri nimero zabo za telefone bifuza ko zihinduka kugira ngo babone uko baziverifyinga. Nibura ugahinduraho nibura imibare ibiri kuri telefone iri kuri konti yanyu, yego, itarabaye verified. Urugero, nimero yanjye ni 0788321418. ubwo nshobora guhindura nibura iriya mibare itatu ibiri ya nyuma nibura. Hanyuma baravuga ngo applicable pioneers should edit this through profile settings in the PyMining app now. Aba pioneer bashobora kubikora cyangwa se babyemerewe, bashobora kunyura handi tumayiningira bakajya kuri profile, bakajya kuri settings, handi muri settings bari kwizina munsi ya settings neza niho izina barishyira, ask to change your name, see how, ukajya mukabikora cyangwa ukamanuka hepfo kuri phone number verification. Ibi ngibi nibyo biteye ikibazo. Hanyuma reka nsoze gusoma hanyuma tuganire kuri aya makuru, especially if they have a tentative KYC status and need to use their current number to reset their password and verify their account. Cyane cyane barabwira ba bandi bafite tentative ya KYC itararangiye ndetse n'abifuza gukoresha nimero yabo ya nyayo kugira ngo banarisetinge password yabo, yego, iri kuri konti yabo. Kugira ngo byumvikane neza, hari ibintu bitatu bibiri by'ingenzi, kubiye muri bibiri by'ingenzi. Hari ukuzuza KYC yanze kuzura, icyabibujije icyo ari cyo cyose giturutse ku mazina cyangwa kuri nimero ya telefone. Witegure kwishyura payi kugira ngo bagufungurire ubyuzuze. Utari bubishobore turahari ngo tumufashe. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, niba nimero ya telefone yawe ifite ikibazo cyatumye itaba verified, ukaba uhisemo kuba wayihindura, wemerewe guhinduraho nibura imibare ibiri gusa. Ibyo bidashobotse no guca izindi nzira. Ikindi, ibi birajyana, iyo nimero ya telefone irajyana no kuverifyinga no kurisetinga cyangwa se gukora indi password ya kabiri, yego, isimbura iya mbere. Kandi urabizi ko bikoreshwa nimero ya telefone, nawe arasaba kubikora aricyo kugira ngo bibe bitunganye. Mu magambo make, ibyo nibyo kwa team yasohoye muri iri tangazo isaba umupayiniya wese ufite iki kibazo cya KYC na phone number itari verified kubikora. Mbonereho kubwira abantu yuko ibyo abo twahoranye ku mugoroba bari bafite iki kibazo cya phone number, murabona ko zahinduye imirishyo. Ikibazo cyaba cyarabiteye icyo aricyo. Reka mfate urugero. Ngiye gufata urugero, nashakishije impamvu umwe jewe ninge wamuregistaringi phone konte, ariko kubera ko hari nijoro kandi akaba ariko twa tubimenyereye, karanyisobwe nakabonye uyu munsi nabwo nakavumbuye hari icyo mbonye. Uti nagaki? Ni kuvuga ngo ntago hari ukuntu biba bitagaragara cyane. Burya hari ukuntu amaso yacu batareba cyane, na cyane ngiye iyo bwije buriya biba bihumiye ku mirari. Abo dukorana iyo mbafasha barabizi, nakumanywa hari igihe byanga nkashya bikansaba gushyiramo urumuri rwinshi. Ni kuvuga ngo amazina ye yose yanditswe mu nyuguti nkuru. Noneho kwa kundi babwije umuntu avuga ati burije, umuntu akubwira ati oyashyiriramo, karancitse. Kancika gute? Izina rye ryo yabatijwe mbyandika mbanje inyuguti nkuru, ahandi ari mu nyuguti ntoya. Hashize ukwezi kurarenze,
kumbe uyu munsi aje gukoresha KYC nibwo nabonye muri phone number baramushyiriyeho umuziro. Nibaza impamvu ubundi se ko twaverifyingaga Facebook na email bakahavivura byagenze biti. Ariko ndoye ukuntu bimeze mbona harasa nka harimo ikosa. Nshakisha ahantu hari ikosa, nakantu kagoye kukamenya, ariko ntago byatinze kubera ko byanga bikunda kuko konti ari nge bayikoze. Byari byoroshye kugiraho nkeka, naketse iranga direct, naketse iranga muntu. Ndayimusaba ndebaho, ndoye nsanga aho kwandika ngo Tite mu nyuguti nkuru nanditse mu nyuguti nto, ariko nabanje inyuguti nkuru. Ibyo binyuranye n'imyandikire y'ibiri ku ndangamuntu ye. Ibi rero birahagije kubigira ikosa kugeza byanditswe nk'uko inyuguti ziri ku ndangamuntu. Ikibazo si ukubikurikiranya, ahubwo ikibazo ni ukwandika inyuguti nk'uko zanditsaho. Kubikurikiranya byo ni style ya Kingereza. First name birazwi, ntibigibwaho impaka, ni Tite. Last name ni Kamanzi. Ibyo si cyo kibazo, sibyo batinze. Tite ryanditswe gute? Uramutse ufashe Tite ryanditswe mu nyuguti ntoya ribanjirijwe n'inyuguti nkuru, wowe ukandika mu nyuguti ntoya gusa, ni ikosa. Ubyanditse no mu nyuguti nkuru gusa, ni ikosa. Kereka gusa ubyanditse nk'uko Tite ku ndangamuntu byanditswe, tayibanza inyuguti nkuru, izindi ni inyuguti ntoya. Hanyuma Kamanzi ni inyuguti nkuru gusa, ubyanditse mu nyuguti ntoya gusa, ni ikosa. Ibyo birahagije. Ariko umuntu wabyanditse atyo, icyo akora mu kuzuza KYC akaba yarabikosoye, nta kosa abarwaho, kubera ko nanjye yanyinjije atyo. Kamanzi biri mu nyuguti nkuru gusa, ariko yanyandikiye mu nyuguti ntoya yabanje inyuguti nkuru. Ariko kuko nanditse nsaba kubikosora kandi nkanabikosora nkora KYC, igihe nuzuzaga step ya 6 nuzuza ari amasezerano, banzaniye amazina agaragara nk'uko nari nasabye kubikosora. Ubwo rero aho ngaho nta kosa ngewe mbifiteho, nigenzuye nsanga nta kosa mbifiteho. Hari n'abandi bameze batyo, namwe mwigenzura. Bityo rero niko nguko itangazo ritubwira. Ndashishikariza rero abantu badashobora kubyikorera cyangwa se batabizi ko batugana tukabafasha. Nimero za telefone turazishyira no kuri tableau, murazibona. Bagumye kunsaba ngo duhe nimero. Ubundi ndazibabwira, ariko ikindi ntabwo nimero gukemurira ibibazo byagiye mu kiganiro. Nimero ntigusobanurira itangazo. Nimero ikurangira hondi, ukambaza icyo nagufasha, nkakubwira uko wambona, hanyuma ikiganiro cyo kikakubwira amakuru yose. Ndabashishikariza kandi kujya munkurikira ku biganiro bya Pai kuri channel Ihumure TV, aho dutanga ibiganiro kimwe na Robin ku Ihumure TV. Nkuko nari mbabwiye, ni buri munsi muzajya mubyumva cyangwa mubikurikira, ni video. Hanyuma kandi mukurikire inyigisho n'ama updates atandukanye kuri Kamanzi Official mu gihe cyose tugitijwe uru rubuga rwa Kamanzi Official. Nababwiye ko urubuga rwa Pai na business nyirizina rutari rwaboneka, ariko ruzaza. Ubwo rero mu gihe tukitije Kamanzi Official, reka tuyikoreshe tugira byinshi tumenya, kugeza nibura open minded ibaye bikomeze kudufasha. Ahasigaye mukomeze mugubwe neza, buri wese yishyuke. Kwishyuka no kugira umugisha. Ubwo ruko navuze kugira umugisha ntago babyumva. Hanyuma dufite uko dufasha abanyarwanda by'umwihariko. Mpamagara umbaze ngo bimeze bite. Ariko dufite nuko dufasha abanyamahanga. Umunyamahanga afite uko afashwa. Umunyamahanga ninde? Ni umuntu we, n'umunyarwanda wese uri hanze y'u Rwanda tumufata kimwe n'uwo munyamahanga. Ariko n'umunyamahanga uri mu Rwanda tumufata kimwe n'umunyarwanda uri mu Rwanda. Umunyamahanga mvuga ni uri hanze y'u Rwanda, guhera ku bihugu bituranye n'u Rwanda kugeza ibwota amasimbi. Turabafasha. Kuba tutari kumwe nawe ntibitubuza kudufasha. Dufite abo dufasha
bari ngaho mu Bubiligi, ngaho Finland, ngaho Canada, ngaho Korea, ngaho no muri Amerika, aho bose baraduhamagara tukavugana kandi tukabafasha. Namwe ntimutangwe, mugubwe neza. Mbibutsa ko niba ushaka kwisuzuma ukamenya ko wujuje ibisabwa cyangwa utabyujuje, kurikira ikiganiro nimero 147. Niba ushaka kwinjira muri Pi Network cyangwa kwinjizamo umuntu, kurikira ikiganiro 148. Niba ushaka kwandikira kwa team, kurikira ikiganiro 153. Niba ushaka ubufasha ku kibazo icyo ari cyo cyose kuri Pi Network, haba ari kuri telefone cyangwa se imbona nkubone, nimero ngizo kuri screen ni mumpamagare rwose. Kandi numva ntagufasha, jya umenye yuko mpuze nk'ubu guhera mu gitondo saa 2 kugeza mu masaa 5 tuba turimo gutunganya ibiganiro turi muri studio. Rimwe na rimwe kumpamagara birabagora kuko ntago mwapfa kumbona, biragoye. Nibura guhera saa 5 cyangwa se saa 4 n'igice ushobora kongera kuboneka. Hanyuma nkabwira abantu yuko abankeneye live, hari umunsi shanza abaca amafaranga kugira ngo muze kundeba nanjye nicuro. Ngiye kuvuga ngo nicuro se ubundi bibaho umusaza wacu, ariko ubu ngubu ndacyahari, ndacyari wanyu, ndabakorera ndabakorera rwose. kandi ngira ngo benshi birimo kugenda ngiye kwirata, ngiye kuvuga ngo iwacu duteresha, ariko umuntu nkoreye kuri telefone ngo migration yabaye, nimushaka nyamara muze mbafashe. Murakoze cyane, mugubwe neza. Niki nibagiwe mucyandike muri comment, ibindi turabisangira. Akantu nari nibagiwe k'ingenzi, abatanga buhamya barahari barivugira. Umuntu ushaka ko tumufasha kwinjiza abantu muri Pi Network akavuga ati kuko kugeza ubu niyo nzira yonyine isigaye yo kugira ngo ubone Pi nyinshi ku munsi no kwinjiza abantu muri Pi. Wabigeraho ute? Wababona ute? Dufite inshuti nyinshi twabwira ngo mwinjire muri Pi, ntago zarangira rwose. Wowe rero ngwino nawe, nk'ubu nkanjye tuvugana maze kwinjiriza abantu 170, uraho ngaho uramanga. Rero bahe tugufashe, mujye muva. Reka mbabwire, burya ndi munenga n'urukwavu ngo ni rutoya ngo nagakwavu, ariko ujye wemera ko kagusiga. Rero nanjye mujye mwemera ko hari ibintu mbarusha. Yego, kandi ibi bintu mbarusha ndashaka kubibaho ngo namwe bibi byanyu ejo cyangwa ejo bundi namwe bizaba ari ibyanyu. Ariko ukuntu mwanga, niba ari igomwa mugira, yari umutima mubi bamwe bavukanye simbizi, ukazana ikiganiro kirabigisha, kirababwira ibyiza, ugasanga cyakurikiwe n'abantu nka 200, 500, nubwo ari 1000, kandi ugusubscribe ni 6,000. ariko muze mwese mwakabaye murebaho, ariko hazi inkuru y'igihuha iyo cano bose bakarunda umurikiraho, maze nababwira iki nama ngaho. Rero ntago mbaneze cyane, ariko ndabagaye sindi kumwe n'abantu bafatika. Cyokora abwirwa benshi akumva beneyo, hanyuma ngo imfubyi yumvira mu rusaku ikanabaga yotse iyo bibaye ngombwa. Kandi ko bacira umugani ngo wanze kumva niyanze no kubona. Ubwo rero ngo inyoni zijya imigambi, abarenze bajya imigambi tugiyindi. Ubwo rero mureke duhurire muri Pi. Simbagenuriye cyane nubwo ntabibura, mbanenga kugira ngo mwihwiture mumenye icyo gukora, naho ubundi ibintu biba bikabije. Kandi ibi bintu ndababwiza ukuri, mwereka bera ibintu bizabagiraho ingaruka, kandi dore ngizi zegereje. Ngaho rero ni mubanguke, abafite ibibazo mbafashe, cyangwa se musange n'abandi. Ntago ari ngifashe genyine di, oya, barahari n'abandi barahari cyane, barahari. Ariko by'umwihariko hari umwihariko buryo ubaho. Sinshaka kwirata, ariko njyangira kihariko. Ako kihariko rero sako kurata, ahubwo nako kugira ngo mbahwiture muze kugira ngo mbafashe. Nibitabibi ngibi, nibitabibyo ndakurahiye zizarya bake. Ari umugabo yise umwana we gashira bake, ubwo nanjye arabona ise karya bake. Mbabare kuba ari gihe mbabwira uturunkumva naseka, ariko mbona ibintu bigiye kuba. Mama reka menije cekeye murabeho.